yes ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe twizere ko mumeze neza cyane rumeze neza ndashima Imana yaremye isi n'ijuru ejo watoye neza bigenda neza fresh ninge muntu uzi neza ko natoye neza kandi nkatora umuyobozi nshaka ugatora umuyobozi ushaka uburyo amajwi yasohotse cyangwa se yatangajwe wabibonye mu tezekeri amajwi list uko byagenze byari ibintu byigaragazaga no kubwitabire bwo gutora cyangwa kubwitabire bw'aho abakandida bagiye biyamamariza yego byari ibintu byagaragaraga kuri gihe nta kintu cyantunguye nari gutungurwa ahubwo iyo riza kuba 100%. Riza kuba 100% gute nibwo nari gutungurwa ngo ntamenye ko ari umurwayi ati icyambere bwa mbere dukubitana duhura tugasengana ndibuka ko cyari mu gihe cy'ubuhanuzi cyuko abantu bari kumfata nk'umuhanuzi nibyo namusengeye afite ikibazo cy'imitsi ibiri ihuriramo bene hano hagati y'amabere afite rendezvous yuko agomba kujya kubagwa kubw'amahirwe ya mitsi hazamo akanya kuko yarakomanaga bikamutera nyine uburwayi kandi abaganga bari bamusobanuriye ko agomba kugira gute kubagwa korerwa operation kuba twaramusengeye ntago byakuragaho ko abaganga bagomba kubikurikirana bakamenya situation uko imeze hari igihe wenda rero we yaba yariraye ngo ubwo bansengeye ngo ibintu biri amahoro ariko yibuke ko ashobora kwisanga n'ubundi yinyeganyejeje cyangwa se hari izindi condition wenda hari ubundi buryo arimo ushobora gutuma n'ubundi ya mitsi imuteza ese ushaka kuvuga ko Imana atari inyabitangaza n'ibimana ikubwengera gukijije ni ngombwa ko ujye ukomeza ujye kwa muganga none se mu kumusengera nigeze mubwira ngo Imana iragukijije naramusengeye nkuko yari afite icyo cyifuzo kandi gukira kw'amasengesho tuba twasenze biri mu bisubizo bibiri hari mu buryo bw'igitangaza hari no mu buryo bw'ubuganga ku buryo ushobora kugera kwa muganga Imana ikaba yatanga igisubizo inyuze mu baganga ikibazo rero ni uburyo twebwe abizera dukwiriye kumenya uburyo dukwiriye gufatamo ibintu nubwo ndi umuhanuzi ntabwo ndi wa muhanuzi usengera umurwayi ngo nanamubuze uburenganzira bwo kujya gukurikiranwa n'iki n'abaganga mu bitangaza Imana inkoresha harimo kunkoresha ku buryo ntabwo usengera wenda ku bibazo by'amarozi abaganga batabasha gukuraho bakoresheje imiti ya kizungu cyangwa se ya kiganga ngo bikunde umuntu akaba yagusengera iyo myuka y'abarozi ikagira gute ariko mu buryo bwa kanseri mu buryo bwa sida mu buryo bw'izindi ndwara zitandukanye zikurikiranwa n'abaganga hari impamvu Imana yatanze ubwo bwenge nicyo kibazo rero abizera dukunda kugongana nacyo ubwo Imana ikubwira ngo nzagukoresha imirimo n'ibitangaza warambika ikiganza ku murwayi ukamwizeza ko akize kandi nyakuri atakize habaho koroherezwa nigeze rimwe gusengera umukecuru wo muri famiye ubwo ni mukecuru wanjye icyo gihe yari afite uburwayi ariko bimusaba kutabona imbaraga zo kujya kwa muganga ngiye iwe mbonye uburyo arwaye nsenga Imana ndayibwira ni Imana muha imbaraga zimushoboza nibura kuba yagera kwa muganga akurikiranwe n'iki n'abaganga Imana itanga izo mbaraga agera kwa muganga bituma amenya nyakuri uburwayi ndwaye n'ubu ahawe imiti arakira none urumva atari Imana yamukijije urumva atari Imana yamukijije dore imbogo nawe rero akwiriye kumenya ngo Imana ikizite ibikora ite ibikurikirana ite nako n'isi yose muri rusange hari abo njya mbona ugasanga birukanse bari kujya mu nsengero arwaye sida arananirwa gufata imiti
kwiruka mu butayu ngo arimo arirukanka muri aba banyabitangaza birirwa biyamamaza kuri social media. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo umurimbuzi namushyiraho kugira gute? Umucuzi nawe mushyiriraho gucura. Nta munsi n'umwe umubiri utakiriye ijambo ry'Imana, nta munsi n'umwe uzakira mu buryo bibwira ko bakiramo. Yego, impamvu abaraguza bajya mu bapfumu, bajya mu bapfumu gusinziriza dayimoni zaba badukanye, ariko umupfumu akabashyiramo indi dayimoni iturumbuye amaso ariko yihisha ahantu kugira ngo nakandaho igihe azaba akeneye amafaranga akandeho, dayimoni zongere zigusimbukane, nizigusimbukana ujye kongera gutanga andi. Twebwe Imana yacu rero ntabwo ari ukigira gute ikiza. Uyu vava nagiye numva bamuvugaho byinshi bitandukanye. N'igihe uzategura planka ugamije kwamamara, n'iyi planka y'ejo bundi ya runo rukundo ngo we ngo na Dr. ngo ngo ibiki, n'ubundi barabizi ko batazabana. Bareke rero gukomeza gukina n'amarangamutima y'abantu ngo bari mu rukundo. Nabyo biri mu bintu Imana yaguhanira ikaba ati noneho mba nagukije kugira ngo wubahishe izina ryanjye, ariko ndimo ndagukiza kugira ngo wandagaze izina ryanjye. Mu by'ukuri Imana niyo itegurira umuntu umugabo, yego, ni nayo itegurira umuntu umugore. Abo bombi sibo babyitegurira. Wagiye kurambagiza? Ntabwo wagiye kurambagiza? Nagiye kurambagiza ariko ntabwo narambagirije kuri social media. Kwirirwa se dusomana kuri social media tukirwa turirimba ko dukundana, nibyo bigaragaza ko dukundana. Nta musore witwa Kaganga wabonye ku Gasaro TV? Namubonye ari kuri radisi. Ubuze kabiri kangahe tuza kurira kuri social media byaha ducangiye. Kubiririmba ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko uwo muntu koko mukundana cyangwa muzabana. Kuba abantu twagukomera amashyi tukavuga wowe ni rwogere ni rugire gute, iyo rusambutse tubavugiriza induru tukabata aba ni babandi. Nanone za video za cyara habayeho shunda gukunda utuntu nk'utwo ngutwo tukabigarura, noneho bikaba inkota icumita mu mutima w'uwakwanze akakwanga burundu. Nta nubwo burya bigarura motion za rwa rukundo mwari mufitanye, ahubwo arushaho kugira gute kwanga. Izi rero ni ingaruka vava agomba kwihanganira kandi akarwana nazo. Ikindi Dr. nawe akikuramo ibintu byo kuza kudufera. Twe turi abantu bakuru, umwana abantu bakundana tuba tubabona. Umuntu ararwaye uri kubona umwanya wo kujya gukora ibiganiro, byibura nturi no kutwereka ko umurwayi umuriho, ubwo se urumva urwo ari urukundo nyabaki? Akaba ari plan. Abanyarwanda tuzamenya abapuranka ryari. Abanyarwanda tuzamenya ibyizi social media n'uburyo badukina gute. None se pranka y'urukundo ni yari yarangiye? Akurikiraho yo kurwareze cyane cyane rwose. Waretse gushinyagura wa mugabo. Shinyagura gute? Nakabaye ndi gushinyagura, ubwo na Dr. nawe ari gushinyagura. Waretse gushinyagura ko wabyaye. Nawe ubwo ari gushinyagura. Atese ari gutabariza umuntu ngo ari gushinyagura. Kumutabariza yagiye akamurwaza ubwe niba koko bakundana. Twamaze kumenya ko vava arwaye, sibyo? Ariko si ibiganiro bya buri munsi yiririsha kuri telefoni yigira iki, biraza kudufasha iki? Umutabare mu kandira akanyenyeri. None igihe cyose yakoreye ibyo biganiro yigeze abona nkanda akanyenyeri kanjye. Hari umutima mubi wawe ntiwagakanda ariko ntabwo ari ikibazo cy'umutima mubi. Nuko twamaze kumenya, tumaze ahanini kuvumbura yuko rimwe na rimwe babidukira ari amaprank. Wacyumvise? Ndaguha urugero kuri uriya kurinde
iriya famiye ya James na Oliver baraje hano baradufera ku mbuga nkoranyambaga, njyewe ibyanjye bibaye ari nyakuri gusa ukuntu banjombye bikaza baravuga ati nawe wakinnye sibyo. ni ukuvuga ngo hari ibintu bene bagenzi bacu batangira hano kuri social media tukagira ngo ni imikino, bikaza kurangira n'undi bibayeho ari ibyanyabyo, ari ibyanyabyo batavuga yuko ari ibyanyabyo, ubwo bavuga ngo ni planka. Ibi bishatse kuvuga ikirere, izi mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda dushatse twamenya uburyo dukwiriye gutwaramo ibintu, niba turi n'abashosho media tukagera igihe tukajya tubwira abantu turi ko buno burwayi ni plank, turagira ngo turebe emotion z'abantu. Uzi ukuntu abadiaspora badukurikiye basigaye baragize imitima y'ubugugu, baranze gufasha bavuga ati ni plank. Yego, uraza kubona kuri uriya mukecuru werutse kwitaba Imana imwe kuruhukira mu mahoro, yararuhutse ariko yabuze abantu bo kumushyingura. Ni ingaruka z'ibi ngibi twe twisangamo hano kuri social media. Ezekiel yarwaye, umugore yarwaye runaka, kubera kubavanga mu mitwe no kutamenya situation isi irimo ya none, bigatuma umuntu abura ahafasha nahagira gute nahareka. Icyambere kuwariya kumudiaspora ahora kanuye amaso ashaka kurya. Ibyo byurabizi umutangabuhamya, hanjye ndashaka umutangabuhamya wahamye, je nawe umutangabuhamya. Noneho turashimira, reka dushimire Imana yadushyiriyeho iyi miyoboro ya YouTube. Ni izina ry'Imana, ndi umugabo wo kubihamya, kwiyemera ni kubi. Iyi YouTube itabaho ndi mu bantu imva iba yaramezeho ibyatsi. wishwe n'inzara, banarishwe n'inzara. Uranyumva? Ariko umunsi nasobanukiye ko YouTube ibaho, nkasobanukirwa ko uruganda Imana yanshishirizamo rwo kubabazwa yari impamvu yo kugira ngo izabone uko ingirira neza, sinigeze menya kubyaza umusaruro amahirwe mpawe. Arizo ngaruka uyu munsi Vavador Imbogo arimo. Iyaza kuba yaramenye umusaruro w'izina yarahawe igihe yavuga ngo dore Imbogo, dore imvubu, ushaka kuba ko agomba kuba umunyamakuru se nkawe? Ntabwo ari ukuvuga ngo agomba kuba umunyamakuru. Icyambere yagombaga guhita amenya agaciro agize gute afite ahawe, agahita amenya uburyo akwiriye kugahagararaho, ntitumubone ari kwiruka ngo dogitayemu se niki. Gute wirukangana n'umuntu umwaka umwe 2 3, uwo muntu ataragushyira mu rugo ngo mutegereje ko uwo muntu azakurongora? Icyo mupfa nuko yatinze kumurongora, icyo mupfa nuko ubona, ntabwo icyo dupfa n'ubwenge buke bwo kutamenya kwimanaginga wowe ubwawe. Reka dufite byinshi twakwigira kuri izi social media cyane, kubera kubura ubwenge. Ni bande batarangiye abo twari tuzi nk'ibyamamare bya hano kuri social media, babandi kuri social media muri iki gihe cyo mu Rwanda. Nta muntu dufite noneho uri principal ku buryo umushyira kuri YouTube iyo ari yo yose ngo wizere ko uwo muntu ari buhite yizamuka. Nyamara mu bihe byashize yari ahari. Uribuka mu gihe cya Apotre Mutabazi, YouTube yari yo yose yifuzaga kugira gute? We ntago yifuzaga, ahubwo twifuzaga ko kuba twayimwakiraho. Kubera ko kubona ifoto ya Apotre Mutabazi kuri YouTube yitaga yirukanka akahita ajya kureba. Ariko uyu munsi niye ubwe yakwifungurira, ntawajya kuyireba. Ikibazo uribuka mu gihe cyanjye mpanura ubuhanuzi bwaya, nari igikomerezwa nanjye sigaye ndi kugendera mu kirere. YouTube zizengura, YouTube zose. Ariko se ubu ni iyihe iri kungirira impuhwe ngo byibura n'umunyamakuru wa anandamutse akuramutse asure mi kubura ikintu cyitwa managing?
views zagushizemo. urikumva uribuka Apotre Yongwe, uribuka Mama Sharirane, uribuka ba Pastor Mutesi, ariko uyu munsi bavuga ni 12 nubona nyinshi watwitse ni views 500. kubera iki? Twabuze icyitwa managing, twe tukashaka guhaza inda zacu, uri kumva, tutareba umusaruro w'abadukurikira. Abadukurikira bakuramo uwe musaruro mu byo tugira gute dukora, kugeza ubwo abadukurikira barebye bakabona nta bitekerezo dufite. ni amadebe. Abajama mujama muhaye $3,000 by'idolari, aracyaza hano kuri social media agishaka ko bamuha ni debe. Nta kintu ariyo, ntanze afite, nta kibanza afite, aracyategereje ko bazajya bamukodeshereza kwa jinana. Uwo mwuka rero niwo nje guhangana nawe hano kuri social media, tukawuca mu izina rya Yesu. Nibura umuntu yakubera inshuti, urumva, akakubera inshuti avuga ati ariko uyu muntu nubwo ari inshuti yanjye, byibura umunsi nagezweho n'ikibi nanjye azantabara. Tekereza kuba birambabaza bikananjya mu mutwe, kurwara ntushyira kuri social media ngo bantabare. Uri kumva, mu by'ukuri ntekereza ko ari jye ukeneye ubutabazi, ariko untabara nawe simutekereza nk'umuntu ukeneye iki ubutabazi. Hari igihe rero twabayemo ngo twitwa ngo nzabahanuzi, ngo turi abakozi b'Imana. Uwaguhaye senkani ukabona imbaraga zizamuka umusozi, utaguhaye nta mbaraga zo kuzamuka umusozi zihari. Noneho amajwi menshi akagenda turangiza buhoro buhoro, nitumenye ko turi kurangira ngo dushake Imana. Arimo yo mpamvu uyu munsi turi mu ngaruka z'abatubuzi batubura pranka yayitubura, yavuga ngo yarwaye akabura n'igiceri cyo kumujyana kwa muganga, kabura na desi. kugeza ubu ngubu kwemera ko dore imboga arwaye biragoye. Ahanini hari benshi bagiye batangaza bigiye bitandukanye, wenda abantu ntibaze kubyumva nabi nko gushinyagura cyangwa se bindi, ni ugutanga ibitekerezo ku byagiye bivugwa. Abo numvisha bavuga ngo abango yarwaye sida, ngo hari umugabo wamwanuje sida. Azakira ikintu cyo kwandura sida, kwadura imbogo, urakivuga heke? Icyo gihanya rero, icyo cyago sinkimwifurije kwandura sida. ako bwandu bwa sida simbimwifurije, aribwo yarwaye nyine jya simbumwifurije. Ariko nanone abantu bakumeshoninga bitewe nuko bakubona, nk'ibyo birirwamo. Yesu yigeze avuga ngo mbwira uriwe, asori mbwira uwo mugendana, nanjye ndahita nkubwira uriwe. Ese dore imbogo harya amenyekana ntiyamenyekane kuri Bruce Melody? Muri make se ushaka kuvuga ngo banza wumve nyine, ariko ntibagendana. Nyuma yaho agakomeza akikora ibiganiro ati ndi musaza wabamporiki, agakomereza aho bayaka, akaza kuri bayaka, akaza kuri bayago, bose benshi cyane, akagongana na barayira n'abandi. Ibyo si byinshi. Nyuma yose ubwo twabonye akandi kana k'agakobwa kaza kikubita muri iki kibuga ngo jye nkunda Juno ngo kizigenza. Ubwo ntibabaye babiri bashatse kuzamukira ku mazina y'abasore. None se ubwo nurwara sida bakavuga ko wanduye, urumva atari we wabahaye rugari by'ibyo bazakuvuga? Bundi mu muco wa Kinyarwanda nta mukobwa witeretera, kirazira. Iyo wakunze umuntu ubiheza iyo ngiyo, waba uri umunyabwenge ukajya gusenga Imana, ugatangira ukajya unamwicisha imbere, umwereka ko ushobora kuba waba uri mwiza, wazagira amahirwe nyagutsindwa yazakubenguka akaba ari gukubwira ijambo. Ariko uyu munsi barabitinyutse. Cyari iyo wakundanaga n'umuntu ubwe atarashaka kubishyira ku mugaragaro ngo ajye kukwereka imiryango, amutasiyo zitarasohoka, byabaga ari ibanga.
muri make kuri wowe ndirimbo go kurwara sida ntago igitangaza kirimo bibaye ari uko nguko bimeze ntabwo byaba ari igitangaza. kubera iki reka niwisanga mu kiyaga ukarenga amazi yagakwiriye kubagera hano ukisanga wageze aho amazi agera hano ntabwo bizakubuza kumira nkeri, sibyo? mu by'ukuri ariko sinekeza ko ubwo bwandu yabwandura ngo bite bumujyana mu bitaro. bavuga ngo hari mu diaspora ngo wamufashaga ngo iki n'ibiki ngo byagenze ukuntu ngo wamukodesherezaga ibintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo bavuga babihuza n'uburyo wamenyekanye cyangwa uko witwara, nuko witwara n'amagambo kuva mu kanwa n'ibiganiro ugira, abo mwicarana, abo mugendana, abo muvugana, abo muganira, ibyo wiyaturiraho byose bigenda bigaragaza uko abantu bazakuvuga. Purangiye abantu nibamvuga ntabwo bazamvuga biri kure yuko ndi umuhanuzi, ibyo bazamvuga byose bazajya bagenda babisanisha nuko ndi umuhanuzi. Ezekiyeli yasambanye wa muhanuzi, ndetse abahanuzi barasambana, yes, nibyo bazajya bagenda bahuzamo. Vava rero Imana imufashe hubwo aya abantu bavuga ntabari abantu bagiye batuvuga menshi, ariko rimwe na rimwe twasenga Imana bakatuvuga atariyo. Imana iba ari byo imufashamo uwo mwaku nibyo bitsindwa gasani ntaba ari byo. Ariko se mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa ugize amahirwe agakoreshwa ibiganiro akagira hiti agahabwa inka akayishyira ku intuza ku ivuko akava mu kazi ko mu rugo akabasha kwikodeshereza agatandukana na manager we Rayira wamumanagingaga gahita abona sheri agakubitana n'undi mu producer wakoreraga iriya za ntuza uwo nawe bagatandukana. nawe numvise nawe ngo bari baragiye mu rukundo akagera noneho kuri producer Dr M bagafetikanya n'indirimbo, hari urumva kajya ajya kumusura hakurya mu gihugu mana yanjye ushaka kubihuza n'abari kuvuga ko yaba yarakuyemo inda nk'akari byo byamuguye nabi. gukuramo inda byo ntabwo ari igitangaza. oya Ezekiyeli ntabwo byaba ari igitangaza. Mbese waba wakoze ibyo bitsindwa gasani by'imibonano utayikingiye ntiwisange nyine muri izo situwasiyo. ku bantu bari kuvuga hirya no hino ngo ngo yakuyemo inda, hari ibintu nawe ubwawe ubureba wakwitegereza ukaba ati aba bana b'abakobwa babayeho gute mu kazi ko mu rugo ko batahabarizwa ko babayeho ngo ni nzamasitari. ni uwuhe musaruro bafite wo kuba kuri aya ma YouTube uyu munsi ejo bundi ni bya ni kwa kundi ngo uhamagaye ngo ngwino umikigana akanga ngo nta tike mfite ukayimu nkamubwira ni ngaho tega ndayikwishyurira kamubeshaho muri Kigali. ubu muri Kigali nukabayeho mara abana b'abakobwa mushaka mwamenya ubwenge bishashagirana byose ntabwo ari zahabu. ukamenya ubusitari uko babutwara. kuba umusitari ni kimwe no kubikontorora ni ikindi, kandi akakubayeho kose kabe kabi karavugwa, kabe keza karavugwa, kandi buriya impamvu ibi byose baba bagenda babihuza. wazajya kumva havuzwe n'ibindi ntazi, ariko iby'inda ibya sida ibyo byose babivuga nk'abantu, ariko Imana n'umuganga umukurikirana nibo bazi ukuri. reka nze mvugisha umunyamakuru wagiye kumusura kwa muganga bageze no kumusura noneho bagiye no kumusura kwa muganga hakongera ngo ndemera akarwaye nagatwiko ko kugira ngo bagire ibyo bavuga bavuga hano kuri social media bagira ibyo babona. hari ababikora wenda bavuga ngo bagamiriye
navuga ko ari ukwiba cyangwa se gufata inkunga z'abantu z'abadiaspora bakazirya, ubona abantu bakora agatwiko ko kurwara kugira ngo bamare ikibazo cy'ibere. abadiaspora bakanuye amaso, bari maso, nabo ikintu ubu bariho ni mu gikorwa cy'amatora. yakwitabye ntabwo aranyitaba, nta kibazo. inkunga zabo nabo bari kuzitanga kugira ngo bubake urwatubyaye. Yego. rero ntabwo nibaza ko warwara ngo ukeneye ko abantu bazagutabara. uyu muryango ushaka kugutabara wo waba wameshoninze neza yuko nta murwayi bafitemo, waba wameshoninze ukamenya neza yuko nta wapfuye urimo. mu minsi yashize karanyigishije, hari mwene data wo mu diaspora tuvuka hamwe. Yego. iyo mvuze ngo tuvuka hamwe, tuvuka mu gihugu, tukavuka mu ntara imwe, n'akarere, mu karere kamwe, Nyanza, mu murenge umwe, ndumva no mu mudugudu ari umwe. arampamagara arambwira ati mwene data uri uw'iwacu, uze kumpa aka ayidi kawe, kuwa gatanu hari ukuntu nzabigenza. ndavuga ntuwiteka mpaye umuceri. burya abantu twibera hano muri Kigali, burya iyo wiboneye agafuka k'umuceri nshuti yanjye, muri iyo minsi usenga wumva nta kibazo. burya niyo wapanga amasengesho wayapanga uvuga ati nzayasoza mfite icyo kurya. nabase guhera uwo munsi ambwiye, kuwa gatanu bigeze sunika akamesaje ko kumwibutsa ndi umuntu nk'umushonji nyine. ndagasunika n'abandi nibutse. umushonji niwe ubwira ngo nzakugurira akantu bakajya kwishyuza. kumbe uwo munsi warageze ahita yakira amakuru ko yagize ibyago muri famiye. ngewe ndaho ndi kwibutsa ku byo yambwiye, ariko sinamenye situwasiyo agize gute. none se ubwo nabona iyo mesaje ndi kuyimusunikira ati muribuka gahunda, ku muntu wagize ibyago urumva amfata nk'iki? aramfata nk'umushi nyaguzi. ariko mu by'ukuri sinari mbizi. nyuma y'iminsi 3 nibwo yabashije kubona imbaraga zimbwira situwasiyo yagize gute. ariko si ugira ngo muri iyo minsi 3 yose yashize yageze ajya kubimbwira ntamumereye nabi. nshatse kuvuga iki rero, hari igihe twibwira ko ibibazo byacu ari byo biri imbere, ariko nyamara abo turi kubishyiraho nabo bari mu bibazo birenze ibyo twebwe tugize gute turimo. ni ukuri kw'Imana iri mu ijuru. turebye uyu munsi gahunda igihugu cyacu kirimo, ntabwo uburwayi bwa dore imboga ari bwo buri imbere. ntabwo ariyo gahunda iri imbere. gutabara ni byiza, gutabara ni umuco, ni umuco nk'abanyarwanda kandi tugira. ni umuco se bagifite tugira nyine, ni umuco tugifite ko n'ubu ufite hari 1% ni wowe usigaranye. ko ni umuco kiza ko ndi kuvuga mba nanabavugira nabo noshaho kugira ngo bumve ntabwo ari bwo buri imbere. yego Ezekiel, wenda tugana no ku musozo kuri Dr M umaze iminsi akora ibiganiro byo gukora, ni nacyo kitugaragariza yuko ari agatwiko bibereye. mugore wawe ararwara ukabona umwanya wo kuza kuri social media aho kugira ngo ujye kumurwaza nyine. nese niba ari mu bitaro n'aba akeneye umurwaza, ntakeneye umukarabya kandi ari wamutumye ahubwo kuri dore imbogo abakunzi afite bari kuri social media, sibyo?
inshuti ze ziri kuri social media, inshuti ze n'abantu bamukurikiye. Uzaba wumva intundura izaba y'amafaranga yariwe na Dr. Yema rya Dorimbo ngaho nibere suzabyumva. Aha yego ko mana yanjye singaha uzajya kumva ati ubundi ninge nigeze nkohereza kuza kuvuga ko narwa. Ndavuga ati wavuze ko yamperera yo bambwiye wakiriye. Mu diaspora nawe uri muri iyi minsi asigaye ashaka gutanga ubutumwa akabwigereza kuwo yabuhaye yabugeneye. Niba atamuha nimero ya Dorimbogo ntacyo ashyiraho kandi araca hirya avuga ati ko natumye baba barakuntumikiye. Hari mwene data nakunze aruze kuntumaho umuntu aragije abwira uwo muntu aca hirya nawe arambwira ati nagutumyeho umuntu. Ubundi noneho ntegereza ko wa wundi bantumyeho agira gute ambwira ati hari ubutumwa bwawe ngize gute muri make ndabimenya ariko ntiyamenya ko mbizi. Uzi ko byarangiye nkujeho nkaganira nawe mwene data nk'abandi none se ngira icyo mubwira. Arambwira ati wikwirirwa ugira icyo mubwira timwihorere tari kubwo ngize gute ariko ubwo iyo duhuye turi gucerembana tugenda menya ye uko yagize gute yakuriye kakaba kambitsemo. Rero bene data nimuzajya mudutuma haba kuko mwagize icyizere cyo kuba dutumaho ntimukirwe munatubwira yuko mwabadutumyeho. Wacyumvise impamvu uvuze kano kantu biba byiza iyo ntabimenye byibura yanandya akandya ariko ntazi ko hari icyo yagize gute yakuriye kuko mbimenye noneho twanaganira njye nawe ukambwira ati byihore nzashaka ubundi buryo nzabyikoreramo. Iyi nzara inyisha abana ariko Damuru yarandiye wasa none nta nubwo ubuzi n'umubare ibyo yakuriye hari uvati yandiye ikibanza kandi mu by'ukuri atari byo. Ubu nk'ubu nkavuze uwo mwene data ashobora guhita yiyumva agahita yumva kubiswe igikwasi nawe agahita atangira kwishisha kongera kugendana. Ariko reka mubwire ngo mwene data n'iby'isi irire kuba waratamiye birashoboka kuko nawe yagutumye. Noneho tugira n'abantu badutuma akagutuma uri muri situation itari nziza atabanje nawe no kumenya yuko ushobora kuzakenera n'itike izakugeza kwa wa muntu. Kuri twe tuba hano i Kigali umuntu amugutumyeho bagusohoye mu nzu ngaho ngo yagezeyo ubanza guca kwa radio. Birasaba ko abantu twese tumenye uburyo dukwiriye gutuma bene data bakiranuka. Sibyo byiza kugira ngo umuntu akiranuka biragora ariko wagakwiriye gutuma uyu mwene data agira gute. Birasaba ko niba ngiye kugutuma ngo njyanira bino 5 ubimereze kiyeyo byibura ngo ushyiriraho 250 nkubwiye nti uza kuza kugura agafanta ka bino 2 angahe ko umuntu waguhaye 250 ntuzabigezayo. Ariko nintayashyiraho hari igihe nzagezayo 250 cyangwa nkagezayo 2 nanjye nkabirya. Ezeke dusoza no buhe butumwa uha Dorimbogo Vava muri ibi harimo bitoroshye cyane ku nshuti ze nyakuri ntizigire uwo zituma bivuganire cyane ko zifitiye nimero ye. Bivuganire yego kuko jyewe ndi kuvuga gutya niyo mpamvu mushobora kuba mwumvise nagiye mvuganira hari igihe yaba ari prank nuko kuva nakamenya nakumva bavuga ngo ararwaye sindafata telefone ngo muhamagare
numva uburyo agira gute anyitaba, nanjye hari ibyo ndi kurwana nabyo. bene data ntimunavuge ko ari urukundo rwacu rwakamutse, oya turimo turarwana na situwasiyo turimo muri iyi minsi y'abayutubi, twabuze viyuzi. ibintu byakaze byakaze mu kwezi gutaha bazadusohora mu mazu. ubwo rero niyo mpamvu mushobora kubona nta mu yutubi uri buze kuza kwihutira kugira gute kugera kuri Doribogo, kuko hari ibyo ari kurwana nabyo, ari guhandoringa. RPM iri hasi, mbabwije ukuri ibintu byakaze. nose ntabwo mubona ko turi kuzishyira ku isoko cano. umuntu ushaka cano agure Karosi TV. oya se kandi ahamagare 0782 cyangwa ahamagare 09 ahamagare kuri 0780 ndayivanze noneho 0782 cyangwa kuri ngewe 0788 768 ubundi duciringe haze tuze kureba ko hari buze kuvaho nakuba komisiyoneri, bityo umuntu agire gute yirire. rero mugere mushishikarire kumenya, cyo ni icyambere, yuko arwaye koko cyangwa rukubeshya. Vava Dorimbogo afite imiryango, karanabe hajya abeshya. mu miryango afite Dr. M nitumuzimo, ijye ko aragiye mufata nka X wiwe. ubwo njye ndibaza impamvu X ari uza, hanyuma ntitubone nka murumuna cyangwa mukuru wa Vava cyangwa mama wa Vava cyangwa musaza we, kuko aba yari muri kondisiyo ituma atabasha kuvuga. twakabonye uwo mu muryango, cyangwa se tukamenya ikibazo gihari gituma hataboneka uwo mu muryango wava Nyamasheke, tukaba ari byo dukora. uri umukristo birashoboka cyane koko ko Vava yaba arwaye kandi anameze nabi nk'uko bivuga ko yumva atazanabaho. hari uburyo yagaragaye kuri social media atukana ibitutsi byinshi, ibitutsi nyanagazi, kugera ku rwego nari bimuhamagaza nk'umuntu uyu munsi uri muri situwasiyo mbi y'ubuzima, y'umuntu arembye, ku rwego ahabwa ibitaro. biba bihari ni bibiri, kubaho cyangwa gupfa. niho inama wamugira, ese urajya kumwatoza agakiza? icyo nicyo yagakwiriye gukora mbere y'ibindi byose. kugira ute? mbere yo kuvuga ngo mugende ngo mumvugire yuko ndwaye ngo ndeye ko hari inkunga zo kwivuza nabona, yagakwiriye kubanza no gukemura ikibazo afitanye n'abo ba Jennifer, akavuga ati ndasaba abakozi b'Imana cyangwa se abantu bose bumvise ibitutsi byanjye, mubanze mumbabarira ibyaha n'ibicumuro byanjye, hanyuma abafite ubushake n'ubushobozi bwo kunsengera bansengere. ubu Dorimbogo apfuye na biriya bitutsi biri kuri social media, Imana ibimubabarire ndabimwaturiye mu izina rya Yesu. amen. abantu babifata nabi ntabwo urumva, ariko hashizeho umuntu. uko biri kose biranashoboka ko twe turi gutanga iyi message yuko akwiriye kuba yabikora, ariko yabikoze. kuko rimwe na rimwe wibuke tumenya aho umuntu yakoreye ibyaha, ariko ntabwo tumenya aho yagize gute. ariko aho kugira ngo tuvuge tumucireho iteka, ahubwo niba twumva koko ibyo byaha yabikoze, Imana ibimubabarire mu izina rya Yesu. kuko sinjye njyenyine waba ukoze ikintu cyo kwaturira abagenzi bacu ibyaha, na Daniyeli yarabikoze yaturira igihugu. ntabwo ari ukubayobya. mu gitabo cya Daniyeli no mu gitabo cy'abatubanjirije no mu isengesho rya Salomo